kuvuga bakubitemo hari iki ngewe n'abamfana jihadi cyatuma mwifuriza gupfa niki mfana jihadi cyatuma mwifuriza gupfa uretse gatoya kuko mbanze ngubwira akantu gatoya niki uyu mugabo mu minsi mike ndamuhizina ku buryo buri muntu wese ninzamvuga iryo zina ajya kuko ndambiye kuvuga ngo uyu mugabo kuko nta nubwo akeneye icyubahiro cy'ubugabo baca umugani ngo umugabo mbwa aseka imbohe reka nkubwire ikintu upfa na jihad ureke kwirya indimi uyu mugabo yagiraga cano y'ibishego yiriza umugore we yaramugize iriya ngirwa ngore ye yaramugize nk'igicuruzwa muzi igicuruzwa uko hari ibintu bibi yamukoreye uretse gatoya ndaje mbikubwire yaramugize nk'igicuruzwa muri saro umupuri hanze birirwa bakora ibidakorwa imbere y'abana ku karubanda kugeza ubwo aribu yahagurutse ubwayi muhaki imuhagaso kuva yamuha warning rero hari abantu yitamitse nanjye ndimo kubera ko ndi umwe mu bantu bahagurutse kubirwanya kandi nzahora mbirwanya kandi nunamvugaho sinzabura kukuvugaho kubera ko we nagwandusha umunwa niyo mwaza mwipanze muraba nkuko mwese muri aho ngo mukazinga kamwe nababwira ni mukeneye uburere mukeneye kurerwa mukeneye guhabwa discipline kubera ko icyakubujije akazi bwa mbere na mbere ni ikinyabupfura gikeya kirakomeje kigera ku mugore umugore nta kinyabupfura zabiba azereka societe igihe nubundi nawe wamukuye ku icupa nawe ubwe yaragusenyera urugo rwa mbere ukaza ugashinga urwa kabiri ibyo ngibyo rero jihadi nibyo yazize kuba barabaye warning agacano kabo karagiye karakona ibintu bya bitangira gusubira inyuma ayishyira ku isoko ibura umuguzi ayo makuru aruzi ko nyazi nico ikibatunzwe kuva icano yabo bayiwoninga aho ibishegu aho umuntu wakagombye ko ari umubyeyi atanga uburere buzima yashwandarikaga umupuri w'umugore wawe nzu uburebure bwayo n'ubugari bwarwo rubore yawe nzu ubunini bwayo n'ubwiki uburebure bwayo kubera ko ibintu biri social media imihanda nakubwiye ko idahisha kandi ribuka ibyo ni ibyanyu mwakoze mwabikoze mubishaka maramuka ariko izi sabiri kugaruka urabyumva so bivuze ngo Shakira kukuvugaho nge nakugaburiye umuryango wawe mfite kinini cyane mu mariye mbabara nkutungura urabyumva baretse gatoya umuryango wawe mfite kinini mu mariye mutanambonye ngo muvuge Shakira muvuge jihadi mutavuze mwavuga iki Allo wowe ndeba izo miliyoni 10 wazivirira gisubizo uko kihe wowe wari umutego bateze mama buryohe kugira ngo nge nawe murabyumva namwe ariko baragiye basanga ni ku rutare baragiye basanga ni ku rutare ninjye babanje basanze ari ku rutare nk'uko ariko hariya rero ngurakana mugwano nimba utanyuzwe n'urwo washatse urwo ngurwo rwa nyiramudigi rwa nyiramadindiri nimba utanyuzwe n'urwo bananga abantu bari comfortable like that nago tusangika wadukura hese ko tudashobora kwemera abantu binda nini mwamwe ngurakanuzi no nuzongere no mu kanwa kawe kunyitako kubera ku rwego magaze ntago rwose ndi mu cyiciro kimwe namwe ndanabasabye mureke mbavuge mubona yibati rimwe jihadi yazanye irya kabiri Brianna azanye irya gatatu tesha yongeraho rwose reka tubaremere mugura kabati oya shango babateze miliyoni 10 izihe buretse zoraje nze mu kanya twumve ariko ngo niko bimeze babateze miliyoni 10 bagura iki nyine umugore wiwe bari bagiye kumugura miliyoni 10 ubwo nyine yishize ku isoko baramurambagiza nimba yaragishyize ku isoko se wagira ngo abagabo bakora iki bagombaga kukimugerera bari babanje kureba ku burebure bari babanje kureba ku burebure bari kumwe icyo utamuhaye mwakoze kutuzanira inkuru mukwanejo tuzakora nubwo ibi bintu bibaye byiza wenda wakwinjira ubujajwa bwa social media abana batakuri hafi abana bo sometimes niyo mpamvu tuba twahunze ariko uzi gukorana n'abana ubujajwe umwana akajya kubwira ngo wazibye ngo ziba papa ngo va mu magambo ngo waretse ubugambo waretse by the way hari ikintu nshaka kubwira abana b'abakobwa n'abana b'abahungu muri hano nutereta umukobwa jya ubanza umenye status y'ubuzima bw'iwabo ko bitazagukurikirana uretse gatoya jya ubanza umenye status y'ubuzima bw'iwabo
utazafata umukobwa ukurikiye ubwiza abenshi ni nabyo muri kuzira ariko ukazasanga ni wa mwana worowe atari wa mwana warezwe ugasanga ni umwana worowe atari umwana warezwe abana benshi ni bafite discipline ariko abenshi babikura hehe ku babyeyi kubera iki ibyo dukora batureba nimba mpagaze imbere y'umugabo wanjye nkamushinga ihembe nkikanancura nkamwota ngo nuko turi gukorera amafaranga turi gukorera amafaranga ariko ntago turi gutekereza ibi bintu dukore Nyambo iriki mubadika mbabwira ikintu Nyambo ari kuzira muri social media ashobora kuba adafite akaboko karekura kiguya kinginga kihoma ku bantu gatangaguzwa mu mvuge neza twarabimenye ko muri social media abantu babaha amafaranga ngo bavuga abandi ugasanga umuntu bamuteretse hari abamugize nk'akagirwa mana urabyumva uramuvuga gatoya ukaba umwanzi w'abantu benshi abantu benshi bagahurura ukaba umwanzi kubera iki afite uburyo abana nabo abagurira akantu Nyambo rero ashobora kubaho mu giti abaho nkawe urabyumva so Nyambo ngiye narindi kumwe nawe twicaranye muri Eco Bank sinzi nimba byibuka umunsi aza muri Eco Bank yambaye agatambaro mu mutwe n'ibirinete binini cyane sinzi nimba byibuka mwana wama oya nago yabyibagirwa nyibara mwarahuye uwo munuko muvuga kuri Nyambo wateye ikibazo muri societe nge nawo numvise ariko mwana barimo baramuhohotera muri kwica umuntu muri kumwangiriza kariyeri ye n'umwana w'umukobwa ejo azakenera gushaka by the way nge sinza guhakana ko hari abantu barwaye bafite uburwayi banuka ariko 99% ni bano bakobwa bahura n'abagabo benshi ibisanzwe ni Shakira mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro Nimba abantu nsanga mu bigari bamikwano bazaringi namuvana ruryama namuvana rusinzira buri muvanara wese ajya gerageza yikubite mu gatuza avuge ati bwije nkoze iki yego bwije ukoze iki wageze kuki iyi si turimo naga ari imikino usekera uyu muntu agusekera afite icyo gushakaho iyo akibuze ukaba umwanzi we ndabasabye rero mu buryo bwo kwirinda kwandavura ugerageza byibuza uharanire kubaho nta muntu wishingikirijeho mvugira ngo ahonga aje umeze ute papa ndamahoro mwana w'iwacu umeze boro umeze neza bro uyu munsi rero ego mbere yuko dusuhuza abandi bantu waturangiye umuti se wiki muti wo guhumura urarwaye ariko muziko abantu bo muri social media basigaye bica abandi gake gake abantu muri social media basigaye noneho uburyo mwakira by the way reka mbabwize ukuri ni wakira umutumirwa uje gusebya abandi ukamwakira icyo kiganiro ukagisohora uzi neza ko hari agiye gusesereza jya umenya ko uri kugira gute uri kubangamira abantu nese nta kuntu mwakwa abatumirwa mwakira nta kuntu byibura nimba ashaka no kuvuga nimba ari beef afitanye n'umuntu ajya gerageza yerura avuga ati tuvuge ngo ni intambara barimo yegora Shakira impamvu tuvuge ibintu tuvuga ngo ni muzi ko ibintu muri gukorera Nyambo nica rubozo Uyisubivuga reka mbivuga kubera ko niwe bari kudarapano hanze nese ko nkwatse umuti oya reka ngubwire nge nago ndi ngo shakira umuti reka kwigira indyarya reka kwigira indyarya nge nago ndi indyarya nge nashakaga umuti abantu bo kuri social media mwigiza hari abantu by the way Nyambo uriya muvuga ejo bundi ngewe nari nicaranye nawe muri bank muri Eco Bank nge urabizi sinjya nimuritsa by the way nge bino mubona amasitari mugashika ngewe singewe uwo nguwo reka uwo naga ari ngewe abasitari ndabizi nabatindi nabakene nkanjye nabo ubwabo bafite ibibazo biremereye nkanjye nago njya mbona umusitari ngo numva ko ngomba kwiyabonesha bino bintu ngo mubona ngo umusitari nguraguye ugwishwa niki izo nyabingi nago zijya zimfata Nyambo iriki mubadika mbabwira ikintu Nyambo ari kuzira muri social media ashobora kuba adafite akaboko karekura
kiguya kinginga N'ingona. kihoma ku bantu N'ingona. gatangaguzwa mu mvuge neza twarabimenye ko muri social media abantu babaha amafaranga ngo bavuga abandi ugasanga umuntu bamuteretse hari abamugize nk'akagirwamana urabyumva Kubera iki? uramuvuga gatoya ukaba umwanzi w'abantu benshi Kuko hakoze? abantu benshi bagahurura ukaba umwanzi kubera iki Amafaranga. afite uburyo abana nabo abagurira akantu Nyambo rero ashobora kubaho mu giti abaho nkawe urabyumva so Nyambo njye nari ndi kumwe nawe twicaranye muri Eco Bank sinzi nimba byibuka umunsi aza muri Eco Bank yambaye agatambaro mu mutwe n'ibirinete binini cyane sinzi nimba byibuka mwana wama oya ntago yabyibagirwa niba mwarahuye uwo munuko muvuga kuri Nyambo wateye ikibazo muri societe nje nawo numvise ariko mwana barimo baramuhohotera muri kwica umuntu muri kumwangiriza kariyeri ye n'umwana w'umukobwa ejo azakenera gushaka by the way nje sinza guhakana ko hari abantu barwaye bafite uburwayi banuka ariko 99% ni bano bakobwa bahura n'abagabo benshi Shakira birababaje urabyumva ariko kugenda uziko bibi ikibazo kuriho ibintu muri gukorera Nyambo naga ari byo Nyambo nta burwayi arwaye nje nari ndi kumwe nawe kubabaye nje byambabaje uburyo amafoto yo muri kuyacicikana mukayahuza ikibazo n'ukuri umuntu ujya gukora ifoto y'umuntu akora ifoto y'umuntu wavuzeho ugakora ifoto y'umuntu ukabona iyo nawe batamuvuza izina uba wamuketse umukobwa wacu bamureke kuki Nyambo mumujije amahoro kuki muri kwangiza isura ye narababwiye ni nimba uri muri social media wariyemeje ubujajwa bwo kuvuga ku bantu yego menya ngo nyine nuko nguko ariko nimba uzi neza ngo uri muri social media wigize umuntu utanga ibiganiro bizima ariko urahazana abatumirwa bakaza gusebya umuntu kuri channel yawe mani ibyo bintu naga ari byo Shakira urakoze cyari icyo ngicyo byaye bimbabaje ariko ngewe n'umuntu waba afite icyo kibazo hari inama ebyiri nakugira yego nicyo ngicyo nagira gukora Abaslay Queen abantu mwigize abasirimu cyane mugerageze mutawaze ibyo bintu mufata ranjete mukabarizo muzigendana mukagenda mwihanaguza ranjete zibamo amazi arimo chemical ahumura yarimo na parfum fata parfum itere mu gitsina uzambwira uko uzahumura nyuma y'amezi 3 mana yanjye iki urabyumva ikindi cya gatatu ibyo bintu byanyu mwihaye byo guhinduranya abagabo uno munsi winjije ejo winjije uriya birangira urwaye infection iyo infection rero mu gihe utazivuje neza ngo zikiri ukuri kuriho ni wa muntu uzasanga yoze ariko mu minota itarenze 30 akatangira gucumba agahuyu mu magambo make ibyo nabyo babyumve ko ari ikibazo so nimba unafite iki kibazo mu kwano darling ukeneye no koza munda ntuzarebe umuti bita Cloves ngo usuzugure Cloves wakagombye kuyifite mu nzu unywa mu mazi ugasukura munda nimba uzi neza ko ufite infection izazindi unywereye imiti zanze no gukira gerageza ujye wicara mu mazi arimo Cloves unafata ari amazi ya Cloves uyatawaze mwige gutawaza ibyo bintu mugenda n'ubupapier hygienique muri toilette ndabasabye ndabibujije ariko hano nago tushaka sinshaka oya nacyo infection muzivuze abagabo banyubirirwa basambanya hanze bakazibazanira gerageza wige kwitaho rero bakobwa b'umutima abakobwa gusa n'abagore biyiteho yego urabyumva ariko murekeraho gufata umwana w'umukobwa ngo mumwangirize isura ngo mumwangije mwitwaje platform zanyu none hari ibintu bihaye ngo baravuga ngo barazimiza ngo nyine ngo bazimije ariko bagafata ifoto ye bakayigereka he bakayishiraho aho ngaho cyangwa gakora code ngo ishuti yawe ibyo bintu naga ari byo ngo ishuti yawe afazari ngenza abita amazina pakarasta aramani njye gushakira izina okay twigendanira Jihad yakomeje guteza ikibazo Jihad ndajya mabwire ngo niwe mu influencer dufite no mu gihugu ukomeye yego arakomeye kubera ko kuva Jihad yafatwa bamwe batangiye no kuroga ngagumeyo abandi batangira kurwana ngagumeyo abari inshuti ze baramushinza ngagumeyo so ndajya babwire ngo imbaraga mukoresha mu gusunika kugira ngo umwana w'umuntu mumwohereza aho mwebwe mwifuza reka mbabwire nagaro umugambi Imana ifite amen nagaro umugambi Imana ifite banza ujya hangaha ikindi cya kabiri ibyo bintu bitera ubutindi Jihad niyo yagenda kamara y'imyaka 2 cyangwa 3 ndakubwiza ukuri kazagaruka gasanga umeze nk'uko umeze hari abantu bamaze imyaka 10 muri gereza bagarutse basanga nta n'ikibanza turagura kandi twebwe turi hanze bagarutse basanga
uko twasaga ahubwo twaracuye Mm. urabyumva Yego. rero ni mu bwo wicara ukicara mu nzu yawe ukashyira akaguru kandi ukumva ubayeho neza uri muri gereza abayeho nabi ibuka kuri ku isi ariko na uriya yaragiye imyaka maze nta kintu wahindutseho Ntacyo uretse ko wakoze. harabyimbye inda abantu bakagira ngo ni umubyibuho kumbi ni ubuyoka bukwipakiyemo urabyumva nta kindi muzaza musarura umuvumo ku tuntu dutoya yego akira wumve uko babandi bavuze Yego. nashaka kuvuga bakubitemo hariya niki ngewe n'abamfana jihadi cyatuma mwifuriza gupfa niki mfana jihadi cyatuma mwifuriza gupfa uretse gatoya kuko aho mbanza nkubwira akantu gatoya niki uyu mugabo mu minsi mike ndamuha izina ku buryo buri muntu wese ninzamvuga iryo zina kuko ndambiye kuvuga ngo uyu mugabo kuko nta nubwo akeneye icyubahiro cy'ubugabo baca umugani ngo umugabo mbwa aseka imbohe reka nkubwire ikintu upfa na jihad ureke kwirya indimi uyu mugabo yagiraga cano y'ibishego yiriza umugore we yaramugize iriya ngirwa ngore ye yaramugize nk'igicuruzwa muzi igicuruzwa uko hari ibintu bibi yamukoreye uretse gatoya ndaje mbikubwire yaramugize nk'igicuruzwa muri saro umupuri hanze birirwa bakora ibidakorwa imbere y'abana ku karubanda kugeza ubwo aribu yahagurutse ubwayi muhaki imuha gasomo kuva yamuha warning rero hari abantu yitamitse nanjye ndimo kubera ko ndi umwe mu bantu bahagurutse kubirwanya kandi nzahora mbirwanya kandi nunamvugaho sinzabura kukuvugaho kubera ko we nagwandusha umunwa niyo mwaza mwipanze muraba nkuko mwese muri aho ngo mukazinga kamwe nababwira ni mukeneye uburere mukeneye kurerwa mukeneye guhabwa discipline kubera ko icyakubujije akazi bwa mbere na mbere ni ikinyabupfura gikeya kirakomeje kigera ku mugore umugore nta kinyabupfura zabiba azereka sosiyete igihe n'ubundi nawe wamukuye ku icupa nawe ubwe yaragusenyera urugo rwa mbere ukaza ugashinga urwa kabiri ibyo ngibyo rero jihadi nibyo yazize kuba barabaye warning agacano kabo karagiye karakona ibintu bya bitangira gusubira inyuma ayishyira ku isoko ibura umuguzi ayo makuru aruzi ko nyazi ibuze umuguzi yumva ko abantu bose ngo bavuze ko ibiriya bishegu byabo bitari ngombwa muri sosiyete ahita bashyira mu gatebo mbese naho ngaho jihad azira nta kindi jihad ari kuzira kuri uyu muryango Shakira menye ibanga kumenya ibanga cyakora icyo mwifuriza n'abandi benshi bamwifurizaga bari basanzwe bamwifuriza ni ukuba byibuze aba abiswe mu maboko ataraye ari naho ari ubu nta mu ntera amabuye ninde utifuzaga icyo kintu reka manze nkubwira aho abantu babera ibigoryi abantu rimwe na rimwe tuzatububahuka aribo babiteye aho ubera ikigoryi iyo ugiye kwatura ukavuga ngo ninde utakwifuza ko jihad ahubwo se ninde wifuriza umwana w'umuntu ikibi uretse umuntu ufite dayimoni mu mutwe uretse umuntu ubitse ubugome reka nkubwire ubugome uko ufite wowe kandi hari ikintu utazi jihad ni umwana w'umuntu nawe warabyaye ufite abana ejo bazagukorera icyo utatekerezaga nawe ujya wiriza agasorori ugiye kubasura mbabare gatoya reka nkubwire ibi ngibi uri kubiba wowe warashaje warajegeye uri kubibibira urubyaro rwawe papa burera nkubwiza ukuri mu bintu biranga umubyeyi ni ukwigengesera kubiba ikintu kubi kuwundi muntu yego kubera ko ibyo dukora ntabwo bitugarukira nkatwe ngo tubibone kubera imyaka tuba twibitse bigarukira abo dusize inyuma wenda hari ibintu utarumva mbabarira dukomeze dutega amatwi wumve yibaze kuva mu modoka ameze nk'ininja amaso atagaragara mu modoka ya ribu agiye kuburana biriya biha isomo buri muntu wese kuri jihad yasohotsemo nawe ubwe wasohotse atagaragara n'akantu na kamwe mu maso uzi ko yagendaga agendera ku mirimbi y'abamuri imbere atareba na rimwe bimusigira isomo nanafungura ko cy'abantu bashaka isura ahubwo se buretse gatoya reka nababwiye ni buriya reka mbabwire ukuri gutangira ubuzima bwo gushaka ubuzima kubaho ushaje izi nizo ngaruka uhura nazo ahubwo se we kuki bitaguha isomo we kuki bitaguha isomo utekereza ko wagushatse yakubura ntabwo wagushatse yakubura wari ubizi neza ko iyi mihanda idahisha ngo mwaramuhize uretse gatoya bamuhigemo icyo afite iki kigaragara reka nkubwire jihad arakugaburira uri gushaka amabati
ejo bundi mwana abanye mwivugishwa ngo DJ Brianne ntabwo ngo yavuze ngo arabatunze yarabatunze buri bwuvuga kuri Shakira mba nongeye isafari ku nzu yawe yego buri bwuvuga kuri Jihad abaguze umusumari buri bwuvuga kuri Brianne abaguze abaguze ifi abaguza agafi ngo murye nico kibatunze ikibatunzwe kuva icano yabo bayiwoninga hibishegu aho umuntu wakagombye ko ari umubyeyi atanga uburere buzima yashwandarikaga umupuri w'umugore wawe nzu uburebure bwayo n'ubugari bwarwo uboreyo yawe nzu ubunini bwayo n'ubwiki uburebure bwayo kubera ko ni ibintu biri social media imihanda nakubwiye ko idahisha kandi ribuka ibyo ni ibyanyu mwakoze mwabikoze mubishaka maramuka ariko izi sabiri kugaruka urabyumva so bivuze ngo Shakira kukuvugaho nge nakugaburiye umuryango wawe mfite kinini cyane mu mariye mbabara nkutungura urabyumva baretse gatoya umuryango wawe mfite kinini mu mariye mutanambonye ngo muvuge Shakira muvuge Jihad mutavuze mwavuga iki okay akira mwavuga iki akira ariko bishyire kera isura ye igomba kugaragara isura irimo iki isura bakomeje kuvuga isura ya Jihad ikubereye akarasisi handurya nukirongora n'umugore wawe urara udasinzire kubera isura ya Jihad yego bana yaje cyoza Jihad aho uri ndakumenyesha mwanange nguri icyamamare uri icyamamare ariko reba imbaraga Jihad ese bundi buri abagufunze n'indaza gutunga kamera uretse se biradiyo wenda wahagera bamuteze amafaranga ariko nuze uyu nguyu usaba mutegamiye iki bamushake miki se ubushaka wambabariye yazifata ariko yitondere ku magambo arenzaho senakara habo buriya ntabizi kuriya yari yikamafuye nk'umuninja buriya nibwo yabigize bibi cyane kuruta yabigize ndashaka kukumvisha reka nkubwire nkugire n'inama sibyo ko nawe hano wahanutse ku myaka narababwiye ni buri bwo ugerageza gushaka agaceri agafaranga ushaje ukuze utangiye kujegera waratangiye urwara za rubagimande ndabizi ko uhora ku kinini ni hahandi uzasanga umuntu aho kugira ngo avuge ibifitiye sosiyete akamaro azatangira kwandavura ndabibabwiza shake mbabara ubutuje buretse gatoya kugira abantu inama hari ibanga yavuze ko ngo bamuteze amafaranga reka nkubwire kabone niyo bagutega wowe niyo bagutega umugore mwamaye miliyoni y'icumi ariko izo miliyoni bahonga uriya mugore nizahera kubwiza se ku kinyabupfura kuri discipline ku giki bamuhongaho n'uwamuhonga yaba keretse ari nka yaka niwe wamuhonga da nyamara ngo byarabaye bamuhongagamo n'iki ari icuruza se ngo ni miliyoni 10 nyine miliyoni 10 bazimuhaga bagura iki City ngo barimo baramugerageza kugira ngo bagwishe hasi papa buryo uriya se bamugushemo icyo afite iki kigaragara gifatika ngo barimo bamuhunga darling gerageza usoza akazi no kubaka ushaje hari igihe utayiraramo kabiri icyo kintu cyo manze gukubwira kuko nubundi uri mu marembere kinini n'ikikoroheye diabete irakuzahaje ikindi cya gatatu ntabwo muri umuryango umuntu yafatira icyitegererezo ku bantu bafite ubwenge first of all njye mbabara cyane iyo mbona urumva je reka mbabwize ukuri ikintu cya mbere maze kubona hanze hano nubwo ibi bintu bibaye byiza wenda wakwinjira ubujajwa bwa social media abana batakuri hafi sometimes niyo mpamvu tuba twahunze ariko uzi gukorana n'abana ubujajwe umwana akajya kubwira ngo wazibye ngo ziba papa ngo va mu magambo ngo waretse ubugambo waretse hari ikintu nshaka kubwira abana b'abakobwa n'abana b'abahungu muri hano nutereta umukobwa jya ubanza umenye status y'ubuzima bw'iwabo ko bitazagukurikirana buretse gatoya jya ubanza umenye status y'ubuzima bw'iwabo utazafata umukobwa ukurikiye ubwiza abenshi ni nabyo muri kuzira ariko ukazasanga ni wa mwana worowe atari wa mwana warezwe
ugasanga ni umwana worowe atari umwana warezwe. Abana benshi ntibafite discipline ariko abenshi babikura hehe ku babyeyi. Kubera iki? Ibyo dukora batureba. Nimba mpagaze imbere y'umugabo wanjye nkamushinga ihembe nikanancura nkamwota ngo nuko turi gukorera amafaranga. Turi gukorera amafaranga ariko ntago turi gutekereza ibi bintu dukorera imbere y'abana bo bizabagiraho izihe ngaruka. Izi samuryohewe n'ubuviyuzi ubufaranga bwa views nibwo bubatunze nibwo babeshejeho na kandi kantu mwatekereza. Ari byo bya bindi wavuze ngo iyo ukoze ushaje urahemuka uranandavura. Izi sa ugomba no kuzukansubiza utananshubije nagukora ama episode. Je Shakira niko mbayeho utaje ngo nsubize kuri iki kintu. Uburere buruta ubuvuki. Yego. Umwana aravuka ariko umwana utaha uburere agira ate? Ararengera. Mwitonde nimuzabasona amasura y'abana bari hanze hano ngo mutekereze ko ari abana. Abenshi mujye mumenya status yaho bakomoka mbere yo gushaka. Menya ngo se ni ahanga ni uzasanga umwana ahagarara imbere y'umugabo agashinga ihembe mu bantu akikwedura kubera iki yawe hagaze imbere yasakajya mureba mu kanwa akajya ziba papa singa icara hariya papa n'urusambo. Umubyeyi yicaye imbere y'abana ibisya byazamutse mwemwe ziri ku karubanda inda yitereriye muri kurwanira ibiryo ibiryo views tuba twabahaye ko tuba twana ba promotinze tukavuga mu kanwa kacu nago ziba zihagije ku buryo murwanira ibiryo. Nago haraboneka izina nawe buretse gatoyi izina ngewe ngende kuri bishaka kandi nindi bashaka abafana banje ndabizi nago nzabatenguha sinzabatenguha pe. Rero ngewe mu bantu numvise unyita ko sebo none uyu munsi ni n'umugabo wavuze n'umugabo uriya mugabo afite uburwayi bwo kureba abagore babandi. None niyataye uwa mbere akajya kuwa kabiri utekereza ko ingeso yapfuye. Ingeso ipfa nyirayo yapfuye. Ariko hariya rero ngurakana mukwano nimba utanyuzwa n'urwo washatse urwo ngurwo rwa nyiramudigi rwa nyiramadindiri nimba utanyuzwe n'urwo nanga abantu bari comfortable like that nago tusangika wadukura hese ko tudashobora kwemera abantu binda nini mwamwe ngurakanuzi nuzongere no mu kanwa kawe kunyitako kubera ku rwego magaze ntago rwose ndi mu cyiciro kimwe namwe ndanabasabye mureke mbavuge mubona yibati rimwe Jihad yazanye irya kabiri Brianna azanye irya gatatu Tesha yongeraho rwose reka tubaremere mugura kabati. Oya shango babateze miliyoni 10 izihe buretse zoraje nze mu kanya twumve ariko ngo niko bimeze. Babateze miliyoni 10 bagura iki nyine umugore wiwe bari bagiye kumugura miliyoni 10 ubwo nyine yishize ku isoko baramurambagiza. Nimba yaragishyize ku isoko se wagira ngo abagabo bakora iki bagombaga kukimugerera bari babanje kureba ku burebure bari babanje kureba ku burebure bari kumuha icyo utamuhaye mwakoze kutuzanira inkuru mukwanejo tuzakora ndi. Wowe ndeba izo miliyoni 10 wazivirira gisubizo ko kihe wowe ari umutego bateze mama buryohe kugira ngo nge nawe murabyumva namwe ariko baragiye basanga ni ku rutare ninjye babanje basanze ari ku rutare nk'uko umugabo we byagenze ari we njye muzi byakurikiye nyuma yaho basanze njyewe umugabo banteze imitego ndi urutare mama buryohe bamutega miliyoni 10 nawe basanga ni urutare. Muzi ibintu bakoreye CTU murabizi ibintu bakoreye umuhungu wacu CTU ibyo bakoreye CTU mbibabwiye ariko reka mbibabwire CTU avuga muti ugiye kumwishima hejuru nibibaza arimo hano yese avuga ngo CTU reka ndeke kubivuga bitazamwicira hazaza ngo ariko azabivuga ngo niyongera kubona kandi kagiye kubwana uriya mwana uzi ukuntu yarushye nawe yananiwe ububikuraho arabareba akavuga ati naragendesheje. Hari umwana ureba wamusoma no ku maso ukabona yuzuye ubumuntu afite gutekereza cyane ariko yavutse nabi. Ibintu byose mukora mwari muzi kuri ya mwana mu mubongamira mwari muzi ko mu mufarusa kubikora nyamara bidakwiye.
Mukwano Darling abantu benshi dufite imiryango. Dufite imiryango pe. Ariko nkuko mwari mwayiriyemeje nk'umugore n'umugabo kwirirwa musasekana ibitsina byanyu ku karubanda. None numvise bavuga ngo ubundi ngo bazarwana. Muze ryari mutarwana? Ngo bazarwana. Reka mbabwize ukuri ibyo ntago ari ibyishimo no gushaka amaramuko. Buri muntu wese uri mu nzira yo gushaka amaramuka aba mu buzima bwo guhatiriza. Si uko mwishimye pe, si nuko munezerewe. Hano hanze hari imiryango ibayeho neza imeze neza. Buri umugabo njye narakubwiye ni buri abagore twaba mu bujajwa tukajwajwajwa tukanavuga. Ariko ikindi cya kabiri rwose pe, nago rwose ku myaka yawe wakagombye kuba warakoze. Ariko uri no gutekereza kubona aho utuza umuryango nona. Ariko ku rutare bakubise bakumva wapi nihanyeganyega niba rwasa urutare ambo. Izi saha rero turajya ngo tubabatize. Ubu izi saha muri famiye rwasa urutare. Sibakubise ku rutare hose byaranze. Nibabamaye ku rutare bikanga. Rwa mama buryohe. Sibakomeze ku rutare bagatanga na miliyoni 10. Rwasa urutare turabashuhuje twongeye kutubahaye ikaze kandi mugomba kutuvuga. Ariko izi showbiz abantu nabagome, abantu bajya kugura umukecuru nkuriya koko nkuriya ntiyakugwaho miliyoni 10. Bura ntiyakugwaho koko. Sha muhinduke. Nukuri kw'Imana murakabije. Abana batoya bari hariya. Mukecuru mugenzi wanje. Rwasa urutare. Ariko papa buryo nuko ari akantu. Ngo papa buryo nawe bamuteze. Bamuteze akana. Bahora bamutega incereke neza ubundi yazireka guterirwa amenya ko abantu bashaje. Yirwa amenya ko abantu ari utwo. Buri bwureba umugore wawe ukamureba ukamwitegereza ukareba ari Rwasa urutare. Mukwano Darling. Wowe bakuvuze hehera. Yego mana yanjye. Wowe baje barakubona ubwo nawe. Nguraka. Nago bambonye harya. Oya. Nago bambonye. Njyewe sinzi uko bigenda. Oya. Ntago ari uko nguko. Ahubwo byagize guhurca. Ngiye numva ngo barakahegwa. Ngako. Nasoni mu kinyabupfura cyo. Umugabo we ngamufurama karisa. Muri umugore w'igitangaza koko. Ngo yazanye umugabo kuri kamera ngamwambura ubusa. Nikaka Mwaretsebigambo. Nikashakira we. Mwaretsebigambo mukaritaka. Mwaretsebigambo mugakora ibijya mu myaka yanyu. Mwaretsebigambo ibyo izo ni inama ziva mu kanwa k'umwana mutoya. Ninde yavuze ngo nikara akantu ka Shakira? Ninde wabivuze? Ni umugabo. Ako. Kandi Brian yari yavuze ngo iki? Ako. Brian yari yavuze ngo nago ngo uyu mupapa ngo agira ibintu nk'ibyo. None se uyu munsi inshuti yanjye nako nago uri inshuti yanjye ndazigusaburuye. Nago njya mbi inshuti n'abantu urabisaburuye. Nago nyamba inshuti n'abantu batiyubashye. Sinyamba inshuti n'abantu b'ibigoryi mu mutwe. Yego. So nyuma yo kubona mu mitwe yanyu nta kintu kibereyemo sebo. Ka Shakira kabayako. So Mukwano Darling aho kugira ngo mbe mburgo nabako. Umwibutse. So aho kugira ngo mbe Rwasa urutare. Mukwano Darling sinjye yakubwiye ngo ushake nabi. Bakasa urutare. Yego nuko batubwiye. Bakasa urutare nimwe mu byivugiye. Mwashije ku rutare baje kwasabasa ku rutare basanga kakati Mukwano Darling mugire njye mbabazwa n'abantu akambwira abantu mu nabonye mwamamaza imiti murekeraho no kuroga abantu. Na miti nimwe mwamamaza yagira ikimarira ababyeyi. Yego. Abagore mukurikirana yica no mushaka ngo mwumva ngo muzajya guhaha y'imiti n'uburozi muri kunywa bw'aka kanya ubunywa nonaha mu mezi 2 mu mezi 3 kazahura n'ikibazo gikomeye nyamara bo bari gushaka indonye. Ese shaka naturere zagiye nabo rwabo ni barwasa urutare nta kintu bimariye. Naturere zagiye gisubiza babaha izajye nikangizanya ababyeyi yawe ejo ukabigwara kanseri y'inkondo y'umura uzabyivuza mutari kumwe. Mwitondera abateka mutwe baje gushaka amaramuko kubera ko nabatigeze bakorera ubuto bwabo. Kubera ko batigeze bakorera iki ubuto bwabo. Bukabyibuka oya ni igihe urya nabi. Ubuzima gutumye abantu babayeho neza bazana bariya. Ariko ngo barusha ubuzima bwiza Brian. Ariko ngubwire ubuzima bwiza buhe. Ntago wumvise se hari umunyarwanda utarya ifi. Hari umunyarwanda utarya inkoko. Oya. Nubona n'umuryango watangiye gufata ubwambure bwabo bagashyira ku karubanda buri ko bakoze kose munsi y'uburiri harimo amasafu. Muracyararana n'amasafuriya muraza kwereka icyo abanyarwanda. Ariko ngo barihannye. Ngo barihannye. Uburiri wawe uruburiri bw'umugabo wawe tuzi uko busa munsi y'urutara harimo amasafuriya. Bihakane genda ukiraho kuri kamera. Bayaburi. Bishira uraza kubishyiraho no.
njye urabishyiraho ngenda gutegetse jya munsi y'uburibwe umugabo urebe ko hatarimo ibisafuriya n'ibisoro arabitwereka yabikuyeho atari wowe wakoze stock arabitwereka yabikuyeho urabyumva neza so ntabwo bikwiriye uburiri bwawe buri hariya igitsina cyawe kiri hariya buri kintu cyawe cyose kiri outside harya izina twaribuze rwasa urutari koko tuzashaka irindi kwa rwasa urutari ko numva biko yigo kwa rwasa iki uzi ibintu kwa rwasa iki urutare kwa rwasa iki urutare mvugira rwasa urutare urutare shaho niko njye umwana w'abapfu babiri sinjya ninzamo so mukwano daringi kwiyubaha nimba byanze twebwe tuzabubahuka ariko jihad asize ariko jihad asize inkuru umusozi jihad nasheni idacika yego dore na ngundi neza yafunzwe mu muvugiriza induru yaragarutse asanga aho yabasize niho mukiri virusi ziracyari za zindi muracyarara mu bukode muracyatega moto murakikopesha ibiryo n'ubundi nawe yabasanze aho mwari mugize gute muri bisobanuye ngo ushobora kwishima ko umuntu ageze mu byago agaruka akakurusha iterambere kurusha wowe wari uri hanze abantu bari muri gereza muzi ko hari abantu bari muri gereza batunze imiryango cyane mwari mubizi nyamara mwebwe muri hano no gutunga imiryango yanyu byabananiye mwaje gushakira views muri Shakira muri Brianne muri Jihad urabyumva neza sometimes nimujya kuvuga ibintu mujye mubanza gutekereza gatatu munavurebe munavuga ati se hano harimo yingihe nyungu yego gukomeza kumuvuga n'ubuvuzi buza ariko nago muzi umuvumo muri kwinjira mu rugo rwanyu umuvumo na uraza ukurikiye ariko Shakira nkumva abantu bihangana iki kiganiro tugikoze ninjoro yego sibyo kubera twagize akazi kenshi kandi narababwiye ngo ngiye kuza hano kuri kamera ni handi uvuga ngo ni nko kujya muri siporo yego iyo umugore ukavuga ati ngiye muri gym mwereka massage nizi ni massage zanjye ziri siporo Shakira utarajya mu bintu byinshi shimira abashu bagaragaje ku rukiko of course bari gushigikira turaje tunabazanira inkuru z'abarwaniye ku rukiko yego Sebi bafuru banyu baramukonyoye inki papa amata mabiri abagabo b'ibigoryi mujye mubakubita mujye mukubita nuriya nawe nazabura umuhonora don't think ko ibyo ukora byose biri perfect imbere y'abantu nukuri abashu mwarakoze mwatugiriye abashu aho muri mugomeze musenge mujye ku mavi urumva Jihad niyo yazagaruka azamenye ko afite abantu yego afite abantu kandi nabari yazabumva nubwo imihanda ikonje nanjye niyemeje kuza kuyishyushya Imana izasubize bari abakeneye kumubona yambaye kuri umva reka mbabwize ukuri nta kiba kitari mu mugambi w'Imana umupagani niwe wavuga ngo gutya na gutya aba n'abapagani mujye muva ku nzerereza Shakira reka nkushimire hanyuma n'abantu bacu tubifuriza umwaka mushya na Noheli biri hamwe bansezerere ciao